dutakaza umwanya munini cyane turi mu bintu bidafite umumaro. Ndababwira ngo umwaka urarangiye, uramutse witekerejeho wasanga nta na aya nimwe wigeze wiyongeraho, ahubwo usibye ibibi byagiye byiyongeraho kuri twe, Allah dusaba Allah ko yatubabarira, hakiyongeraho ibintu bidafite umumaro, hakiyongeraho indirimbo, hakiyongeraho amagambo adafututse. Wakagombye gufata byibuze umwanya wawe ukawuharira Qur'an, byibuze hakiyongeraho Aisha, kabone nubwo hakwiyongeraho Aisha mu mwaka wose. Bavandimwe Islam, nta gihombo kirimo, ariko itekerezeho, hari aya nimwe wongeyeho muri uyu mwaka? Amma ba'du, nyuma y'ibyo rero bavandimwe Islam, dukomeje n'icyicaro cyacu cya 23. Iki cyicaro cya 23, subhanallah, ni icyicaro cyiza cyane twakagombye kurangwamo cyangwa se tukaba abantu bacu. Umwanzi rahimahullah aravuga muri iki cyicaro agira ati al-majlisu thalith wa 20, icyicaro cya 23, al-Qur'anul azim. Turaza kurebera hamwe icyo bita Qur'ani ihambaye cyangwa se Qur'ani ntagatifu. Umwanzi hafidhahullah aratubwira ati hal tasaalta yawman ma'a nafsik hal anta min ahli al-Qur'an, ese wigeze wibaza cyangwa se witekerezaho cyangwa se ubaza umutima wawe, ese waba uri mu bantu ba Qur'an? Wigeze na rimwe wicara ngo ubyibazeho? Fa innahu qad jaa fi al-hadith annahu sallallahu alayhi wa sallam, kubera ko impamvu iki kibazo nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam byaje muri hadithi, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubwira iti ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khasatuhu, abantu ba Qur'ani ni umwihariko w'abantu b'Imana, ni abantu b'Imana, mbese ni umwihariko wabo. فهذا تساؤل عامل أساسي في تقويه النفس. Iki kibazo kukibaza cyangwa se ukibaza ni ukugira ngo abashe kwitegura cyangwa se abashe kugerageza gutegura ubwenge bwe n'umutima we n'imyemerere ye, kubera ko inna min afdalil a'mali qira'atul Qur'an, kubera ko mu bikorwa bihambaye biruta ibindi gusoma Qur'ani nabyo biza kusonga. Tilawatan, haba kuyisoma uyireba, wa hifdhan, cyangwa se kuyisoma uyifata mu mutwe, wal ishtighalu bihi ta'alluman wa ta'lima, no guhuzwa ni Qur'ani uyiga unayigisha. Kama jaa an Uthman radiyallahu anhu, nkuko byaje muri hadithi yaturutse kwa Uthman radiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha imusakareho iragira iti khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Intumwa y'Imana iragira iti umwiza muri mwe ni wa wundi wize Qur'ani akayigisha n'abandi. Kama anna al-ishtighalu bihifdhi al-Qur'an wa ta'alimihi rif'atun fi ad-dunya wal akhirah, nkuko tubizi ko guhuzwa cyangwa se kubuhuze mu kwiga Qur'an no kuyigisha ari idaraja yo hejuru cyangwa se ari ibintu bizamura umuntu hano ku isi no ku munsi w'imperuka. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، uyu Abu Abdurrahman Sulami ni umwe mu batubanjirije beza abatabi'ina ba mbere rahimahullah. Uyu ni umunyeshuri wa Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib n'abandi bari bazi gusoma cyangwa se bari abasomyi kuri icyo gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Uyu Abu Abdurrahman As-Sulami قد جلس في تعليم القرآن قرابة 40 عاما. Uyu mugabo Allah mugirire impuhwe yamaze muri tahfidh cyangwa se mu kwigisha abantu Qur'ani igihe kingana n'imyaka 40. Qala, aratwibwira ati
ما أجلسني هذا المجلس إلا حديث عثمان ngo nta kintu cyatumye amara icyo gihe kinini yicaye ayigisha Qur'ani anakomeza kuyisobanura usibye hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Hadithi twabonye igira iti khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Uyu mutabi cyangwa se mu batubanjirije beza aravuga ati nta kintu cyamwicaje muri tahfidh cyangwa se mu kwigisha Qur'an no mu gukomeza kuyiga usibye ikintu kimwe, usibye hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yumvanye Uthman bin Affan. Uyu ni umwe mu barimu be. Aratubwira ati innaka in qabilta ala hifdh al-Qur'an, mu by'ukuri uramutse wemewe ukakirwa cyangwa se bikakorohera kuba wafata Qur'ani, fa inna Allaha sayuyassiru laka kama qala ta'ala. Mu by'ukuri uramutse wicaye ukemererwa cyangwa se bikakorohera gutangira kwiga Qur'ani ugashyiramo umuhate, Allah azayikorohereza nk'uko abitubwira muri Qur'ani suratu Al-Qamar, aho Allah agira ati walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Mu by'ukuri tworoheje uru rwibutso, ese hari ubishaka tumworohereze? Yaqulu Sa'di rahimahullah. As-Sa'di ni umusobanuzi, numwe muri ba mufassirina bakomeye. Aragira ati ubusobanuro bw'iyi Qur'an cyangwa se iyi aya iravuga ati ay walaqad yassarna, mu by'ukuri twaraborohereje, wasahalna hadha al-Qur'an al-Karim, iyi Qur'ani turayiborohereza, alfazahu lilhifdh, tuborohereza uburyo isomwa kugira ngo muyifate mu mutwe, wal ada, no kuyishyira mu ngiro, wa maaniya lilfahm, no kuyisobanukirwa, wal ilm, no kuyikuramo ubumenyi, liannahu ahsanu kalaman lafzan wa asdaqahu ma'na, kubera ko iyi Qur'ani niyo magambo meza aruta yandi kuri iyi si y'Uwiteka, ndetse n'ubusobanuro bwayo nibwo busobanutse cyangwa se nibwo bw'ukuri. Nta hantu wasanga amagambo y'ukuri aruta uyu mwimerere wa Qur'an. Umwanditsi hafidhahullah aratubwira ati ala al-muslim an yaj'ala lahu wirdan min al-Qur'an. Umwemeramana bitewe n'ibyo tuganiriye ntabwo yakagombye kubabura akanya aha Qur'an, la yafrutu fihi, ako kanya nikamucike ku munsi byibuze ngasome Qur'ani, kabone nubwo yaba yariyemeje page cyangwa se igice cya page, umunsi ntukajye umucika ngo uhere adasomye icyo gice cya page cyangwa se iyo page. Wa yalzama nafsahu bihi, akanabishimangira akanabitoza n'umutima we. Fa idha i'tadahu al-insan fala yumkin an yatrukahu, kubera ko iyo umuntu amaze kuyitegura akabigira mu buzima bwe bwa buri munsi, akabigira nk'ibintu bisanzwe asubiramo, ntago bishobora kumucika bavanywe mu Islam. Nk'uko kurya bidashobora kugucika cyangwa se udashobora kubyibagirwa, niyo ubyibagiwe inzara iragufata ukarya. Uko niko umwemeramana yakagombye kurangwa no gusoma Qur'an, ku buryo unabyibagirwa agatima kagakubitaho ukibuka ko utasomye ugasoma. ولو على حساب راحلته ووقت منامه, kabone nubwo yaba afite mbese yababonye akanya gatoya ko gusoma cyangwa se agiye kuryama, wa mwanya atararyama afata igitabo asome. Ni ukuvuga ngo umunsi wawe ntihabure ka kanya gatoya ushobora gukora iki, ushobora gusomamo Qur'ani bavanywe mu Islam. من المنهجية في جدولة قراءة القرآن ومراجعته أن تجعل لكل وقت صلاة ما يناسبك فيها من صفحات. mu kugira ngo bikorohere no mu kugira ngo bigume muri gahunda ya buri munsi, kuba wafata awqatu salawat cyangwa se imyanya cyangwa se bya bihe by'iswala
ugashyiramo muraja yawe cyangwa se ugahifazamo Qur'ani, byakorohera kubera ko ntabwo ushobora gusiba iswala. Icyo ni icyambere. Ikindi, gushaka akanya muri icyo gihe byakorohera kuba wafata nk'iminota 10 ugasubiramo muraja, ugasubiramo page, cyangwa se ugahifazi aya 3-5. hanyuma la tatakhalla anha bihaythu taduru jadwalatka lilquran ma'a alawqat alkhamsa. Mu by'ukuri ntabwo bishobora kugucika cyangwa se warabishyize muri ako kanya cyangwa se muri ibyo bihe by'iswala, ntabwo bishobora kugucika ko buri muntu cyangwa se buri muislamu asabwa gusari 5 ku munsi. Fa'ala sabili almithal, hano umwanzi rahimahullah araduha urugero. law qara'ta ma'a kulli waqti salat juz'an min alquran, uramutse buri gihe cy'iswala ufashe iminota 30 mbere yaho, kubera ko umuntu uzi gusoma neza iminota 30 abarangije gusoma ijuzu kandi asoma neza. Uramutse ufashe wihaye gahunda ya buri swala buri mbere y'iminota 30 cyangwa se nyuma yayo, bitewe n'ibikorohere, ugasoma ijuzu rimwe kuri buri swala, ubwo ni amajuzu 5 ku munsi. khatamta fi kulli 6 ayyam, wajya usoza Qur'an, wajya uyirangiza kuva kuri alif lam mim kugeza kuri suratul nas mu minsi 6 gusa. walau qara'ta nisfa juz ma'a kulli waqti salati, no kuvuga noneho uramutse ugabanyije ukavuga ati nzajya nsoma inusu ni iminota 15 cyangwa se 20. ku muntu uzi gusoma, ugiye usoma inusu kuri buri swala, la khatamta fi 12 yawma, wajya urangiza Qur'ani mu minsi 12. وبهذه المنهجية تكون محاسبا لنفسك في الإقلال أو الإكثار من قراءة كتاب الله العزيز. kuri urugero dutanze, birashoboka kuba nawe wagena icyo ushobora gusoma, yaba page yaba impapuro 2, kugira ngo ku munsi urangize ijuzu mu gihe cy'ukwezi uba urangije Qur'ani yawe. Byagushobokera cyane rwose, wakongeraho cyangwa se wagabanya, birashoboka cyane. Babandi wa Islam, umwanzi akomeza tubwira ati wa hal fakarta yawman fi hifdhi alquran aw shay'an minhu, ese wigeze utekereza kuba wahifaza Qur'ani wowe ku giti cyawe, kubona abandi bahifazi, ukabona abana bato bari guhifaza? Hano dufite za tahfiz nyinshi hano kuri umusigiti, hari abana biga Qur'ani kwa Kadafi ukabona bahifaza. Ese wowe ubwawe wigeze kuba watekereza uburyo wahifaza Qur'ani byibuze n'umunsi n'umwe, cyangwa se guhifaza bimwe muri yo, ukavuga ati ndahifaza amajuzu 5 cyangwa 3? fa inna tafkiri awwal khutuwat al-amal, kubera ko gutekereza ibyo bintu ni intambwe ya mbere yo gutangira kubikora. Nimba utarabitekereza, nta rutambwe rwa mbere uratangira kugira ngo ubikore. wama hiya illa ayyamun qala'il, kandi iminsi rwose ni mito cyane, igihe ni gito cyane. Bavandimwe wa Islam, uyu mwaka tugiye kurangiza, turi mu kwezi kwa 12, ariko uramutse utekereje wafashe aya zingahe, ushobora no gusanga na aya nimwe wongereye kuzuza. kandi abenshi tuzi zino sura ntoya, suratu al-Masad, qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, nta kindi kintu twigeze twiyongeraho. amezi 12 ararenze, n'undi mwaka ugiye kwinjiramo. umwanzi rero hafidhahullah aratubwira ati kubitekerezaho niyo ntambwe ya mbere uba wateye mu kugira ngo ugire icyo ubikoraho. ويكون هذا تفكير امرا محسوسا, iki gitekerezo ushobora kwibaza kibe nk'ikintu kigukoraho, utekereze, urebe umwanya wawe wangiza kuri telefoni, umaraho amasaha 3-4, ushobora kwicara ugafata na aya imwe, bikarangira ufashe aya 30 mu kwezi, bingana nka suratul fajr cyangwa se suratul mulk cyangwa se suratul sajda. turebe igihe twataye bavandimwe Islam.
inna ishti'arak lil alaf al hasanat, mu gutekereza ibihembo ugiye kubona mu kwiga Qur'an, mu kwiga aya imwe, bal al malayin, ahubwo na miliyoni y'ibyiza ugiye gusarura biidhnillahi ta'ala ku bushobozi bwa Allah. Fi qira'atika sayazidaka hirsan, ibyo bizakongera za mbaraga, noneho utangira ufata umwanzuro wo gutangira gusoma. Wa iqbalan ala alqira'a, utangire noneho ufata icyemezo uvuga ati ngiye guhera none ansome. Wa thabatan alayha, kandi noneho bishikameho. Wa raghbatan, ubishake, mbese ubishyiremo ubushake. falhasanatu tajlibu alhasana, kubera ko ibyiza bikurura ibindi. Qala ta'ala, Allah aratubwira ati walladhina ihtadaw zadahum huda, babandi bayobotse bagashyiramo imbaraga Allah bongera umuyoboro. Istahdir, gerageza wumve ibi bintu. Hal qira'atuka lilquran, ihali uburimo iyo uri gusoma Qur'an. Aljawanib attaliya, tekereza ibi bintu iyo uri gusoma Qur'an bavandimwe wa Islam. Athawab, uri kubona amathawab. Wathabat, Allah guha gushikama kubera ko uri gusoma amagambo ye. Wal istishfa, kandi Qur'an uri gusoma uba uri kwizigamira umuvugizi ku munsi w'imperuka, mu gihe nta muvugizi uzaba uhari usibye iyi Qur'an n'ibyo Allah yashyizeho kugira ngo bizavugira abantu. Wal ilm, ukuramo ubumenyi. Wal amal, ukuramo ibikorwa. Watadabbur, unayitekerezaho ibyo uri gusoma. Wal hidaya, n'umuyoboro. Wal munaja, ndetse no gukiranuka. Wa nahwuha, n'ibindi byinshi tudashobora kurondora iyo umuntu ari gusoma Qur'an, ibyo aba akeneyemo cyangwa se impamvu yo gusoma Qur'an. فستحصل من خلال عمل واحد على أجور متعددة، وهذا من الفقه. نكوفuga ngo uzisanga wabonye ibintu byinshi cyangwa se wabonye inyungu nyinshi ku kintu kimwe ari cyo gusoma Qur'an, ibyo uzakuramo bizaba ari byinshi cyane. Istathmir dhihabaka wa iyabaka fi dhurufuka al-yawmiyya wa ghayriha fi qira'a, gerageza ukoreshe umwanya wawe, waba uri mu masafari ugenda, waba wicaye uri mu soko, waba uri mu duka ryawe, waba uri muri gahunda, igihe ubonye akanya wisomere Qur'an yawe. Ma tahfadhuhu min al-Qur'an al-Karim fa inna hadha khayrun 'azim, ibyo uzahifaza imwaha muri aka kanya ubonye mu rugendo uva inaha wenda wigira i Bugande, umwanya urimo ufatemo akanya gatoya wihifarize Qur'an cyangwa se uyisome. Mu duka ryawe mu gihe utegereje abakiriya ufate Qur'an wisomere, cyangwa se akazi kose waba urimo mu biro n'ahandi hagiye hatandukanye, mu gihe nta kazi urimo ufate umwanya uwukoreshe. No mu gihe nta kintu uri gukora akazi kabuze, ubikoreshe. Mu by'ukuri uzabona ubuhambare bw'iyi Qur'an, uzabona ibyiza bihambaye bavandimwe Islam. Dutakaza umwanya munini cyane turi mu bintu bidafite umumaro. Ndababwira ngo umwaka urarangiye, uramutse witekerejeho wasanga nta na aya nimwe wigeze wiyongeraho, ahubwo usibye ibibi byagiye byiyongeraho kuri twe. Allah, dusaba Allah ko yatubabarira, hakiyongeraho ibintu bidafite umumaro, hakiyongeraho indirimbo, hakiyongeraho amagambo adafututse. Wakagombye gufata byibuze umwanya wawe ukawuharira Qur'an, byibuze hakiyongeraho Aisha, kabone n'ubwo hakwiyongeraho Aisha mu mwaka wose bavandimwe Islam, nta gihombo kirimo. Ariko itekerezeho, hari aya nimwe wongeyeho muri uyu mwaka? Icyo kibazo ni cyo kwibaza kuri wowe, hanyuma ukagishakira n'umwanzuro. Kubw'ibyo rero bavandimwe Islam, iyi Qur'an irahambaye, tuzakomeza tuyivugeho, ni byinshi twakomeza kuyivugaho, ariko subhanallah benshi twaririndagiriye, nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga muri Qur'an igira iti inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mu by'ukuri umma wanjye
wateye umugongo Qur'ani warayimutse. Abamenyi bagaragaza ko kwimuka Qur'ani ari mu bice bigera nko muri bitanu. Kutayisoma ubwayo ni ukuyimuka, yewe no kuba ufite Qur'ani mu rugo ikaba yarajeho ivumbi, utayisoma ubwayo ni ukuyimuka, yewe kudakurikiza ibirimo ni ukuyimuka, kutayishyigikira ubwayo ni ukuyimuka, n'ibindi byinshi twayivuga mu kuyimuka. Turamutse dutekereje Ramadan ishize uko twasomaga Qur'ani n'ubu byagiye. Hari n'abantu baheruka gufata Qur'ani ngo basome muri Ramadan. Aibu byakagombye kudutera ikibazo bavandimwe Islam, ahubwo tukaba twifitiye telefone zacu turi kureba utuntu dusekeje, isaha zigashira izindi zikaza, isaha zigashira izindi zikaza, nta munsi wapanze ko uri busome byuze aya imwe. Bavandimwe Islam rero nabagiraga inama ntiretse yuko twarushaho gusoma Qur'ani. Turi ku tariki ya kangahe? Turi ku tariki ya 26 nimba ntibeshye. Hari abantu twatangiranye ku tariki ya mbere z'uku kwa 12 dufata aya imwe, twiha gahunda yo gufata suratu Sajda, ubu bageze kuri aya 26. Barabura aya enye gusa kugira ngo basoze isuratu Sajda, sura ikomeye cyane kandi nziza n'umwe y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga isoma ku munsi w'Ijuma. Biri no muri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ku munsi w'Ijuma salatul fajr gusoma suratu Sajda na suratu al-Insan. Kubw'ibyo rero urebe igihe kirirukanse, abataratangiranye nanjye ubu ngubu nta kintu bariho, ariko abatangiranye nanjye ubu ngubu bageze kuri aya 26. Aya izi sura irahambaye. Ibn al-Qayyim yayivuze havuga ati iyi sura isomwa ku munsi w'Ijuma kubera ko harimo ukuremwa kwa Adamu, harimo ibimenyetso by'umunsi w'imperuka n'ibindi bigiye bitandukanye, hamwe na suratu al-Insan, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkur. Bavandimwe Islam, dufate igihe cyacu, dutanga umwanya wacu kabone n'ubwo waba uri muto. Abantu batangiye bafata aya imwe, alif lam mim, ku munsi wa mbere. Aya ya mbere ikaba yagiyemo tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin, ku munsi wa kabiri. None ubu ngubu abantu bari guhifazi page, bari kuyisoma page 2, page 3, ubu ngubu barabura aya enye gusa kugira ngo isura irangire. Bavandimwe Islam, kubw'ibyo rero ndabashishikariza, hari gahunda yindi nashyizeho insha Allah y'abantu bashaka guhifaza nka gutyo, tukiha noneho gahunda mu kwa mbere tugatangirana n'abandi ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kizaba kuri babandi bashya, ni ukuvuga gutangira kuri Qaida Nuraniya kugeza ku majuza abiri, kandi birashoboka bavandimwe Islam. Ugahifazi umwaka ukarangira, byibuze twongera kugera mu kwa 12 kwa 2025, Allah nimba tugejejeyo turangije amajuza abiri yacu wahereye azero. Hari n'abandi ikindi cyiciro nakoze cy'abantu bazasoma guhera ku juzu rya mbere, juzu amma, guhera kuri Nas kugeza kuri Qad Sami'a, amasura 3 nako amajuza 3. Kandi birashoboka ufata aya imwe, aya ebyiri bikarangira umwaka wifitiye amajuza 3 yawe ameze neza. Mu gihe iyo witekereje uyu mwaka urarangiye nta na hadithi n'imwe yiyongereho cyangwa aya, bihita bigaragara ko turyamye. Hari n'ikindi cyiciro cya gatatu nakoze, umuntu ashobora kwinjiramo tugatangira kugirana inama uburyo dushobora guhifaza bikatworohera. Ugatangira kuri suratu Nas kugeza ku juzu rya 5, suratu al-Ahqaf. Suratu al-Ahqaf umwaka wose ukarangira byibuze ufite amajuza 5. Uramutse ugiye muri abo bantu, avanywe Islam, mu myaka 6 waba urangije Qur'an, waba uri hafidhul Qur'an kandi mutqin, uyifite neza mu mutwe. Kubw'ibyo rero bavanywe Islam, dushaka uburyo bwose dushobora gushyiraho imbaraga, kabone n'ubwo waba ufata aya imwe mu cyumweru, ariko ushyireho imbaraga bavanywe Islam, tugira aho tugera. Ufate suratul Kahf, ufate aya imwe byibuze mu cyumweru, uzajya kurangiza iminsi, uzajya kurangiza amezi 4
tayari waramaze kuyifata. Suratul Mulk, amasura agiye ahambaye dushobora kwifashisha. Bavandimwe Islam, ibintu biroroshye. Allah aratubwira ati walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, tworoheje iyi Qur'ani kuri wa wundi wibuka, ese hari ushaka tumworohereze? Bavandimwe Islam, ntabwo biba byoroshye gutera urutambwe muri iyi gahunda, ariko kuwayiteye urutambwe niwe umenya agaciro n'ibintu amaze gufata. Bavandimwe Islam, dusoreza ahangaha rero muri iki cyicaro twari twageneye cy'umunsi cyo kuganira kuri Qur'ani, tugasiga umwanya w'ibibazo ndetse n'ibitekerezo, tukazakomeza icyiciro cy'ubutaha tureba gusabira intumwa, agaciro ko gusabira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'inyungu dukuramo, ndetse n'impamvu twakagombye kurushaho gusabira intumwa y'Imana. Wabillahi tawfiq.